ugasanga umukobwa nicyo kimutunze, ugasanga umuntu yigize indaya. Ariko birababaje cyane muri iyi minsi kuba hari n'abasore bari kwishora muri ibyo bikorwa. Mana data wa twese uri mu ijuru, turagushimye kandi turakunezerewe kutwemereye kugeza aya masaha turi bazima. Ubishimirwe data mwiza, ndakwinginze ndi imbere yawe ngo haze kwifuza ku rubyiruko, haze kwifuza kw'abanyarwanda, komeze kutugirira neza, umugisha wawe utwomeho, ibyo dukora byose uduhire mwami, cyane bituma izina ryawe rihabwa icyubahiro. Bana natwe turinde muri iki kiganiro, abacyumva kigiraho kibakura nawe kibageza, tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba ALINE 250, mwebwe mudasiba kunyereka ko munkurikirana umunsi ku wundi. Ndababona n'ukuri, Imana y'amahoro ikomeze kubaha umugisha. Abakoze subscribe, Imana ibaha umugisha mwinshi cyane, n'ukuri ndabakunda. Nawe utarayikora byaba byiza ukoze subscribe, kugira ngo n'ubutaha ibiganiro byacu byubasha kubibonera igihe. Abari burasirazuba ndabasuhuje, iburengerazuba, amajyepfo, amajyaruguru, umujyi wa Kigali, abari muri East Africa, Afrika yose ndabasuhuje, abari hanze ya Afrika mwese ndabasuhuje. Buri muntu wese ubasha kumva ururimi tuvuga rw'ikinyarwanda, amahoro y'Imana bane namwe, umugisha w'Imana ubomeho. Uyu munsi rero ndifuza yuko tuganira, ni kenshi twagiye tuganira ku bana b'abakobwa, ariko uyu munsi ndifuza yuko tuganira ku basore, abasore rwose, abagabo b'ejo hazaza b'u Rwanda. Uyu munsi nibo tugiye kuganiraho. Rero muri iyi minsi hari ibintu byeze, ariko nubwo bigezweho ntago ari byiza rwose. Muri iki gihe urasanga umwana w'umuhungu cyangwa se umusore kabisa w'inkorokoro wari ugejeje igihe cyo gushaka amafaranga, cyo gukora cyane kugira ngo ejo n'ejo bundi azagira umuryango mwiza uhamye. Ugasanga umwana yize primaire wabo bashyiramo imbaraga nyinshi cyane, ugasanga yize secondaire wabo biyima cyane, rimwe na rimwe ugasanga agiye kaminuza, ariko bitewe n'aho isi igeze, ejo bundi yasohoka kaminuza uvuga ngo agiye gushaka akazi yiteza imbere, ateza imbere umuryango we ndetse nawe atisize. Ukabona ayobotsi ya gym, akajya gukora ibyo bita muri iyi minsi ibaba. Byashoboka ko nawe ujye ubyumva, ugasanga umuhungu rwose w'umusore ayobotse gym, agiye gukora ibaba, ugasanga ahora aterura ibyuma, ugasanga ahora arwana n'ibintu bitandukanye kugira ngo gusa nyine ngo agire forme y'abasore nyine bibigango bameze neza. Ibyo rero yabirangiza aho kugira ngo ashake byibuze icyamwinjiriza, ahubwo ugasanga yinjiye mu ngeso zitari nziza, ugasanga yinjiye mu ngeso z'ubusambanyi. Uzababona cyane abahungu benshi muri iyi minsi, ubundi ibyo twari tubimenyereye ku bakobwa. Ugasanga abakobwa bashotse mu mico mibi, ugasanga bamwe bigize indaya, akicara akavuga ati ngewe nta kintu nzabura, nta kintu nzagira iki, nzicuruza. Ugasanga umukobwa nicyo kimutunze, ugasanga umuntu yigize indaya. Ariko birababaje cyane muri iyi minsi kuba hari n'abasore bari kwishora muri ibyo bikorwa. Ugasanga umusore rwose aragerageza kwambara neza, agashati gateye ipasi ntatana nako, agapantaro keza ntatana nako, agakweto keza gasize gashashagirana ntatana nako, yarangiza akajya muri gym. Nyuma y'igihe runaka ugasanga niwe uri n'abagore babandi, ugasanga niwe uri n'abapfakazi, ugasanga niwe uri n'abagore bafite abagabo baba amasafari, ugasanga mbega kwa kunda ababyeyi baharaniye kugira ngo bamutakazeho iby'igiciro, bavuga ngo nawe azaba umugabo agirira umumaro
umuryango we ndetse n'umuryango avukamo, ugasanga ibyo byose bitesheje agaciro, ahubwo ugasanga nawe ubwe mu yindi kote ameze nk'umugore cyangwa se ameze nk'umukobwa, aricara akarindira umugore udafite gahunda, akarindira umugore wananiwe kubakwa urugo rwe, akarindira umugore utagira ubwenge umuhamagara atufite akanya, ese uri hehe, ngwino mu rugo ndagushaka, ngwino mu rugo ndagukeneye, ngwino mu rugo ndakwifuza. Hari abasore benshi hanze ahangaha uba ariko kazi bari gukora. Mwabasore mwe uyu munsi nimwe mvugana namwe, ugasanga cyangwa umuntu n'umusore wubwo aricara avuga ngo ngewe ntabonye umukobwa ufite ibi ngo sinamushaka. Utabonye umukobwa ufite ibi ntiwamushaka? Uri umusore, uri umugabo, ugasanga umusore aricara avuze ati ngewe ntabonye umukobwa uhembwa uyu mushahara, ntabonye umukobwa ufite ikibanza, ntabonye umukobwa ufite ibi nibi sinashaka. Ugasanga n'umusore uri kuvuga ibyo bintu we nta n'ikibanza agira, ugasanga uwo mushahara ari gusaba uwo mukobwa we nta mushahara afite. W'icyakora nuko yakoze ibaba, nuko afite agatuza kameze nk'akinuma itaha kure. Ugasanga w'icyingenzi nuko imbavu ziwe zibarika, mu nda harimo ngo nimba ari 6 pack, nimba ari kangahe pack ntumbaze. Ubwo akavuga ati ngiye nkeneye umukobwa umeze uku, nkeneye umukobwa ukora ahangaha, nkeneye umukobwa ufite umutungo uyu n'uyu, nkeneye umukobwa wubatse, ubundi akikora rwose akitereka, gym ikamubona, kuwa mbere akaba yirimo, kuwa gatanu akaba yirimo, ku cyumweru akaba yirimo. Reka ibyo gushaka akazi ntumubaze, ibyo gushaka amafaranga ntumubaze, w'icyo akeneye nuko azabona umukobwa wiyubatse. Wa musore we, koko ntago bigukwiriye, ntago bikubereye. Ubundi uhereye kera ijambo ry'Imana ryaravuze ngo ubwiza bw'umugabo ni imbaraga ze. Imbaraga zawe ntago ari zo kujyana muri gym, imbaraga zawe ntago ari zo kujya guterera icyuma cy'ibiro 500 ngo uri gukora ibaba ngo babone ko uri umusore mwiza. Ubwiza abakobwa bakeneye, ubwiza ababyeyi bagushakamo, ubwiza u Rwanda rukeneye ntago ari ayo matuza yawe. Ayo matuza yawe se yakora iki? Kuvuga ngo ufite ituza se nibiki? Ituza se ryamarira icyo umuntu? Uzango nzakora. Okay, uri kwiyica wowe ubwawe uri kwiyica, wowe ubwawe uri kwitesha agaciro. Ahubwo icyaba kiza nuko izo mbaraga zawe wakazikoresheje cyane ushaka ikintu cyaguhesha agaciro. Icyo ni icyambere. Hari ibikorwa byinshi musigaye mujyamo bibahesha amafaranga ariko bitabaha agaciro. Nk'ibyo nababwiraga, ukicara urindiriye umugore ufite imyaka 60 uguhamagara ukubwira ati mfite irungu ngwino urimare. Ushobora kujya yakaguha amafaranga ariko ntago biguhesheje agaciro. Ushobora gukora iryo baba utegereje umugore w'ikigori. Impamvu mwita w'ikigori nuko ari umugore utanyuzwe n'umugabo we. Ufite umugabo wagiye isafari cyangwa se ufite umugabo utaba mu rugo kenshi, wowe urindiriye uwo mugore ko aguhamagara ngo ugende umumara irungu. Biraguha amafaranga nibyo, ariko ntago biguha agaciro nk'umusore, ntago biguha agaciro nk'umugabo. Ni ibintu bikwangiza, Icyaba cyiza rero, nimba uri umusore, nimba uri umugabo, shaka indi mirimo irahari, byo gukora birahari. Ikibazo ni wowe udashaka gukoresha imbaraga zawe mu bintu biguhesheje agaciro, mu bintu byatuma izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku buzima bwawe. Ahubwo uriyandarika, wigize sinabona ukuntu mbigusobanurira, ariko wigize nabi. Watesheje agaciro abagabo bagenzi bawe, watesheje agaciro abasore bagenzi bawe. Ntaho utaniye n'abakobwa b'indangamirwa numva, ntaho utaniye nabo. Uricara ukavuga ngo ukeneye umugore umeze gutya na gutya. Wowe umeze ute? Winjiza ibi nibi, wowe winjiza iki? Ukora akazi kanaka, wowe ukora kahe? Nimba uri umuhungu ugendera muri izo nzira uri kunkurikirana,
hinduka rwose, hinduka, ushaka akazi kaguhaye agaciro, ushaka akazi katuma n'izina ry'Imana rihabwa icyubahiro ku bwawe, ugakore, ukoresha amaboko yawe, ukoresha imbaraga zawe, uracyari muto, ushaka amafaranga ugira icyo ugeraho, cyane ko amafaranga nkayo ngayo ubona mu buryo nk'ubwo niyo wayabona ari menshi nta kintu akumarira, uretse kuyanywera, uretse kuyabyinira, uretse no kuba wanayajugunya mu buryo nawe ubwawe utamenya, nta kintu kizima yakugezaho. Inshuti yanjye rero, wowe ukurikiye ALINE 250, nimba hari umusore uzi uba muri ubwo buzima, nimba hari umusore uzi ari ubwo buzima yiberamo, ari cyo kirere abamo, ni byiza yuko wamubwira yuko ibyo ntaho byamugeza kandi niko kuri. Umusore, umugabo, hari iby'Imana yabaremeye, sibyo? Hari iby'Imana yabaremeye, abagabo Imana yaremye yanzuye yuko mugomba kurya muvunitse, mugomba gukora cyane, muri abanyembaraga. Izo mbaraga mugomba kuzikoresha muteza imbere imiryango yanyu, muteza imbere abo mubana, abo mwashakanye, aho muvuka, muteza imbere famiye zanyu. Ntago izo mbaraga ari zo gukoreshwa muri gym. Wowe ufite imbaraga, aho kugira ngo uzikoreshe utere imbere, naho uri kuzikoresha ujya guterura ikintu cy'ibiro 500, ngo ikintu cy'ibiro 300, ngo uri gukora ibaba se ntuzaguruka, nturigisiga, nturicyanira, iryo baba rizakugezayo. Ngo uri kurwana n'imiterere. Umugabo uteye neza ni umugabo uzi gukora, umugabo mwiza, umugabo uteye neza ni umugabo uzi kurwanira ishyaka umuryango we. Uri umugabo uzi gukora, uri umugabo uzi kurwanira ishyaka umuryango wawe, uri umugabo uzi gukora ibintu biguhaye agaciro nk'umugabo, uri umugabo uzi gushakisha buri kintu cyose cyatuma umuryango wawe utera imbere, uko waba umeze kose, egare kuri umugabo mwiza. Ubu uri umugabo w'indashyikirwa, ubu uri umugabo mwiza mu buryo bwose bushoboka, haba ku isura icyo gihe uba uri mwiza, haba mu mikorere yawe uba uri mwiza, haba mu rugo rwawe uba uri mwiza. Umugabo wese uzi gushaka icyateza urugo rwe imbere biciye mu nzira nziza, mu buryo bwiza, mu buryo n'Imana yishimira, uwo mugabo uko yaba kose, uko yaba ameze kose, aba ari mwiza. Ibyo byo rwose ubimenye. Nimba uri n'umukobwa, ntukicare ngo uvuge ngo umugabo ngo mwiza, ngo nshaka, ngo ni umugabo ngo ufite ngo mu misaya ngo hasyororotse, ngo hameze uku nguku, ngo ufite amatuza, ngo umugabo muremure, ngo umugabo ngo umeze utya, ngo umeze utya, ngo wicare uvuge ngo uwo ni we mugabo mwiza. Oya, umugabo mwiza ni umugabo wakora buri kimwe cyose gishoboka kugira ngo ateze imbere umuryango we, kandi ibyo byose akabikora mu buryo bwiza bumuhesheje agaciro. Ntabikore yiba, ntabikore ajya muri abo bagore batagira ubwenge, ntabikora ajya hehe, ahubwo akabikora n'ubwenge bwe n'imbaraga ze Imana yamuhaye. Ndagushimiye cyane inshuti wowe ukomeje kunkurikira kuri ALINE 250. Nukuri byashoboka ko abo bantu muziranye nawe ubagira inama. Dukeneye umuryango mwiza, dukeneye ko tuba mu Rwanda rugizwe n'umuryango mwiza, abantu bafite indangagaciro na kirazira by'umuco nyarwanda. Imana y'amahoro nibagirire neza, Imana y'amahoro nibaha umugisha, Imana y'amahoro nibarebe neza. Bagabo beza, mwebwe mukora ibintu bihesha Imana icyubahiro ndetse bihesha n'imiryango yanyu nabwo ubwanya agaciro. Imana mahoro nibashyigikire, business zanyu Imana izibemo, izagure, iziteze intambwe, abakorera abandi Imana ibarindire mu kazi. Nukuri umugisha w'Imana ubomeho abari gufonda utu business dutandukanye, Imana ibashyigikire, ibagure, bateze intambwe, ibaha amafaranga, mutera imbere, mwaguke, mubone umugisha w'Imana. Kadushima Imana, tuyiragize ibyo byose, tunayisabe ishyigikire abo bagabo. Imana y'amahoro itugirire neza. Mana data wa twese ndagushimye, mushimye kuri mwiza, mushimye kuri umunyembaraga, mushimye ko ukomeye, mushimye ko hambaye. Nyemerera Uwiteka abagabo ukora iby'imbaraga ndetse n'abasore, ubahe gukoresha ubwenge wabahaye mu bintu bituma izina ryawe rihabwa icyubahiro, ubahe gukoresha imbaraga wabahaye mu bituma izina ryawe rihabwa icyubahiro, ndetse mu bituma nabo ubwabo bagira agaciro n'icyubahiro nk'icyo wabaremanye. Urakoze mubyeyi, byose tubisabye twizeye mu izina rya Yesu, amen.